Irene mbitse byinshi ko abitse ibintu byinshi ese ibi bintu Irene bijyanye no kujya muri Canada. Ndumva mfite amakuru ariko umuriro wakwaka. Reka nsabire negira ubwenge yanjye nka rubanda rugufi nubwo mukomeye gukomera hakomera igihe murimo nicyo kwisobanura kandi umuri bwisobanure cyane ni Emirene shaka kuyudumba ajya muri gereza ariko Emirene nawe azayisobanura avuga ngo mwene mama Dumba ndagukunda nk'inshuti yanjye ntabwo nari nabigambiriye umbabarire inshuti yanjye ngufata nk'umuvandimwe ni Irene yavugaga ariko Dumba azavuga ati ubwo yari amaresha mugeni ndamena umuceri hasi. Icyo cyari kiganiro cyane nta kibango kibura iki ingaruka niba uko Irene aziranye na Dumba kuba yanze guhimba bazirene yabonye ko Irene azisabye atekwe ku mutima anashaka kuyudumba ajya muri gereza ariko Emirene nawe azayisobanura avuga ngo mwene mama Dumba ndagukunda nk'inshuti yanjye ntabwo nari nabigambiriye umbabarire inshuti yanjye ngufata nk'umuvandimwe ni Irene yavugaga ariko Dumba azavuga ati ubwo yari amaresha mugeni ndamena umuceri hasi. Icyo cyari kiganiro cyane nta kibango kibura iki ingaruka niba uko Irene aziranye na Dumba kuba yanze guhimba bazirene yabonye ko Irene azisabye atekwe ku mutima byakabaye byiza Irene agaca mu gikari agahamagara umuvandimwe bakaganira amakosa amafuti umugabo nibwo buryo bye agomba kwemera ko yakoze iki ikosa. Nongere mbwira ngo batababarira n'ubundi ntago muri mufite ikibazo kabisa niba leta nayo idutegeka kubabarira kandi rebe umuntu utabarira nabo bagira amakosa akaba yarayirengagije. Rero turasaba Irene ace mu gikari abwiza ukuri. Ese koko aba influencer bombi umwe ni umunyamakuru ukomeye undi ni influencer ukomeye cyane nkuko Dumba yabivuze twagiye tubona intambara za cano za nyina wa Vestina na Dorcas mu myaka yashize ajyana agafura kuzitwara tubona amagambo menshi abakobwa banjye yagiye bavugwaho kuri Mr Irene Dumba ariko aravuga ati Irene mbitse byinshi ko abitse ibintu byinshi ese ibi bintu Irene bijyanye no kujya muri Canada. Dumba mfite amakuru ariko umuriro wakwaka. Reka nsabire negira ubwenge hirwe mu buzima mwe mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera azuba by'umwihariko bari kutwumvira mu mujyi rwagati wa Kigali n'abari kutwumvira ibwota Masimbi ni kumwe na Peter ndakonje kire kirimo imvura kandi twatangiye kuya mu gihe cy'ubukonje urabizi ko turi kwinjira muri mata turi muri Werurwe gushyira mata banje kubara ngo numve niba koko biri guhuha wasanga muri bantu bajya bavuga ngo bakabarira ku ntuza ngo nahitamo ngo Gashyantare no kwezi kwa kangahe Gashyantare no kwezi kwa kangahe Gashyantare se bana Gashyantare wa kwezi kwa kangahe Gashyantare ariko guguwe nawe ujye ubaza ibintu no kwezi kwa kangahe no kwa kabiri nanjye maje kugara mu mutima Gicurasi no kwa kangahe simbizi kwezi kwa gatanu wanje kubara ngo vuga kwakira cano uhita kudo igicyari hari kute Nzeri ukwakira gushingo ukuwoza kararima Mutarama Gashyantare kamera no kwa gatandatu Werurwe mata Nzeri ukwakira hafi biri kubeshya Mutarama Gashyantare Werurwe mata Gicurasi Kamena Nyakanga Kanama Nzeru kwakira ugushingo ukuboza yose arashize wabyitiranije nawe Nzeri wayicikiranyije uragira ngo se sinzi kubivuga twakundi batubazaga ibintu by'inteko mu bintu nafashe bya mbere ndimo nafashe ya mbere ni muba mu mirima y'ibinene bukatubukuha ni biki bihekane oya ni rekane ni imbundo ni iki uretse ni ngo ni biki ibyo ni ibiki ntabyo uzi nyine ni ntabwo ni Ikinyarwanda wize igiki Igifaransa kukivuga se ni Igiswahili kukivuga ni ikirahurano ni igitirano ndi umunyarwanda ikubeho oya usubiramo ibyo wari uvuze oya ni nese naje kwigisha
ni naje kuganira dutege n'abadukurikiye aha ngaha vuga ibihekane byo mu wa kabiri vuga byibura 10 jyana ko 20 mwa hafi nwa wapi nya ishwe rya tangira ariko ya ndanganya shabwa nabyamba cyarwatsa nka kwanza twamya je nabivuga nkabirangiza nga nya sha ga nta bya mba cya ariko se ndi kwigisha abantu igihe ko shanje byaragurutse mutwe wanjye haba harimo byinshi arega ntacyo niba bidufitiye umumaro bigumana erega mperutse kubona uyu munsi ikiganiro cyacu ndashaka kutugaruka ku byamamare nyarwanda mperutse kubona ikiganiro Mr Irene yakoresheje akana bwenge arakavuga ngo Mutarama mu kwezi kwa mbere Gashyantare mu kwezi kwa kabiri mu kwa gatatu bakwita ngo iki rero guys agasiza ngo Olivier Emire nese ko ni inshuti y'abana kabisa hari n'akandi kana abonye bari kumwe muri misika k'Isilamu rwose gafite ubwenge wagira ngo nyina akabye kavuga ubwo tukiri kuri Mr Irene tuzamuka ariko siko nzagira content yo gukoresha abana batoya ariko uri igihugu kizabenyemerera twana dutoya biremewe nta kibazo upfa kubakoresha mu buryo butabangamiye uburenganzira bwabo nka wonda mukubise urushyi uramwibuka icyo nicyo ngo yumve ko umwana arira ariko abantu bararumwa none yararumwomoye ngo reka ngo numve umwana ingingo urugageze rwo kurira aramu ribira mpamagare mugira inama yamugiriye inama kabisa hagati aho turashima cyane iki cyabaye kuri muvandimwe rufunganye na ba Jihad yego inde fata ku mavuta cyangwa Patrick ni Patrick mani pazo bamufunguye turaza kumugarukaho uburyo bw'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga cyangwa se yaba YouTube yaba Facebook Instagram TikTok dore ko muri iyi minsi TikTok nk'abapasiteri basigaye barakutse saa cyenda ngusigaye yumva titameni konta Imana irambwiye ngo ariko rero batagira ngo leta nabyo biri kubyigaho bazajya batanga umusoro ntaza gusimbuka nashaka ko duhera ku bantu bakoresha akantu ka TikTok nyine niyo hataza mu bintu by'ubwenge bizatuma basiba bakorwe n'isoni kuko ubuhanuzi bwose ntabwo butambukira ku karubanda kandi ubuhanuzi butambuka kuri hari igihe bwica sosiyete bitewe n'uburyo ki butambutse yego rero hari nk'uwo nabonye ari guhanurira umugore n'umugabo ngo nimwihane munasomane kuri ubwo ni biri live rero bagerageza ibintu byose bikore ariko ndahamya ko igihugu cyacu hari imboni natwe turi amaso tuba turi kureba abantu bakora ibintu mu buryo bwiza urabona isengero barazifunze abantu ntabwo amavuta twayahagarika tugiye gukora live niho bari guhanurira ariko hari aho ntabwo wabwira umuntu ngo uzana 100 ngo nguheshe umugisha online bari kuzamura ama gift cyere kuciye mu gikaru ka nyine no kuvugira nani ngomereza gift hari abantu bitunze da bari kubona ibirayi kubera TikTok TikTok ngira ngo duhere ku mbuga nkoranyambaga turaza kugera ku bakoresha imbuga nkoranyambaga ubwo turaza kugaruka kuri Mr Irene Dumba yerutse kumwibasira turaza kugaruka kuri Kazungu Kabosi nabonye avuga ko yigeze kuba manager wa Dumba yakwiyungana Irene wa Dumba yunge na Irene kabisa nabyo turaza kugaruka reka duhere kuri TikTok twatangire kuri Facebook hambere tukiri za secondaire nibo byibuka uribuka kuntu umuntu yashakaga n'inshuti akajya kuri Facebook akanika wigeze ukoresha Facebook ukiri muto yego narayikoresheje Facebook narayikoresheje ariko ikintu cyakunda kundangaza kuri TikTok kuri Facebook nako kuri Facebook mbabare nuko nahoze nyivuga TikTok nayemaze kuba urubuga ruteye ubwoba Facebook nayikoresheje ni ifite imyaka mike nago ngiye kuvuga iyo afite uyu munsi ariko hashize imyaka hafi 17 nkoresha Facebook yego rero Facebook nicyo bita Messenger
urayizi Messenger izi nyuma ya Facebook ariko irayunganira yego rero Facebook nagiye shaka y'ishuti nishakira y'ishuti nige na posting agafuta nkagira ngo byura hari umukobwa uri bunyemere kandi icyo gihe ntabwo ari uko nari imeze nabaga ameze nk'umuntu ucunga ibigori cyangwa umuntu warakaye barara amahirika babashumba barara uzi icyo bita kurara amahirika ni kwa kundi abashumba baba bajyamye nijoro bakabyuka bakajya bakareba nk'ibigori umurima w'ibigori bakajya kwahiramo bakaza bakagaburira inka zabo nuko nona byo bita konona yego rero nagapostingaga ngira ngo wenda hari umuntu waza ko haniye nandikaga amagambo ngo ndebe ko hari umuntu waza kuyakunda nyandikire aciye mu kikarawati nange ndagukunda ariko ariko kuri Facebook nigeze nakora inshuti nuko twashwanye naribeshye nyine birangira apfunyikiye kibiribiri yego amafoto atariyo rumva yaranyandikiraga hari ukuntu muyesharaga agafoto kuri Facebook yakakoze neza kagira ngo nikanameze hirya rero tuza guhura duhuye mbona wapi mbona ibintu naribeshye rekana nakomeze n'abantu bari kupostinga udufoto bakuye kuri Snapchat bagashyiramo filter bakashyiraho ngaho yego mujye mugera kuri terendugu yangu ari gihe wibeshye ugateretera mu rugo kandi kuri tera atari ko bimeze umuntu agasanga ahindutse inzobe kandi ari igikara yego kandi gakunda inzobe wagera kuri tero ugasanga ni nyirabukara cyangwa se ikundira igikara wagenda ugasanga ni inzobe rero Facebook narikoresheje cyane ariko imusinyi kusinyikunda icyo gihe abantu bashakaga n'abakoresponda ngiye mfunga Facebook cyane bwa mbere ko ari gushaka abaterankunga nange nuko nicyo nako karimo burya numvaga ninyifungura ntazabura umuntu ufasha abazungu cyane abazungu bazamubona bakankunda none nkajya nkura na birabyarabu n'abarabarabu bankubita ibintu ibiri misisho no kubisoma ariko wasanga tuba twaranababonye ahubwo twaba tutaramenye ni ibyo dusobanura ariko Facebook narikoresheje icyo gihe Facebook yakoreshwaga mu buryo tutaramya ko inyinjiza n'amafaranga uyu munsi wa none haraye nubwo tutarajya muri uwo mubare ariko hari benshi yinjiriza kandi babaye kuri kubera Facebook ibya byinshi bamonetize ugeze ku bantu bangahe igihumbi amabwiriza namwe ariko mu Rwanda ntibyemewe biracyari mu nzira zikigoranye bisa ko barayifunguriye hanze y'igihugu cy'u Rwanda kandi yo ntabwo uburyo bwayo ntabwo bworoshye nkuko ariko nta muntu nkunda uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ngafungure Facebook na TikTok yaho ayibwo uyikoresha hanyuma yimereze nyikoreshe hanyuma tugabana ayo ninjiza wandemeye niba unkurikira wenda wona Imana igukoreyemo nanjye byibura nkarya ku idolari niba ari ibintu bijya bituma ngize amatsiko ngira amatsiko gufata ku madolari ntabwo yakuraho wapi Imana yaguye yame kabisa hari amanyarwanda ufite ngo yameho mfite musabira umugisha wo kuzafata ku madolari uyu ni muteka mutwe leta yagufunga uko no muteka wese nagwa amafaranga nafite kugira ngo mbone umugisha naba nkufite ubwo naba ndi kugusaba wiki ndahita musabira umugisha w'amafaranga menshi guteze utangiye kumera nk'abanditse ngo zana 10,000 ngo urabona ijana ngo no gutubuza ndumva right tuva kuri Facebook raje irakubita mu Rwanda ntigabura abantu benshi hakurikiye icyo bita Twitter na Instagram twitayo zikari ubwa rw'abayobozi n'abanyamakuru ibyo nubimbaze kabisa Twitter Instagram nkabanzi kari ubwa rw'abahanzi rw'abastari ibindi nabyo Instagram n'urubuga rw'abahanzi nk'abo bakomeye bamenyekanye bakazamuka boss ngo fite ngaba followers nakada ibintu byatwita ibyo ngene niyo no kurwumva ngo ruga rwa none zumvize n'izindi zaje sinzi zarizo za Twitch naso turaza kuzigera katumanze kuri twaje kuri Twitter nsukarinda uruga rw'abayobozi numva nk'umuntu avuga ngo tubandikiye ngo Perezida wa Repubulika kuri Twitter avuga ati urugo rurarenze sinashobora no kubwira gute no kurufungura none ntabwo ukoresha Twitter reka biroroshye se naso ukiye mu gitondo kuma bakugize minister sha ibyo sinjya mbirota nta nubwo njya mbisengera niwangira n'ishisere byibura nkasuri n'ifubyizi
zahe kuba minisitiri umuntu ubwo se urumva ugeze nawe ubwawe njye ndi ku rutonde avesha ni ukuri kw'Imana ni ukuvuga njye ndi ku rutonde wowe se rwo kuba iki rwo kuzaba minisita cyangwa nkaba umudepite wowe wenda bari kumva uyu muntu avuga ntabwo muri kumureba ariko nuba minisitiri wenda nzaba afite ikize cyo kuba mudugudu ariko ndugu yako Imana yamwe singugondeje Uwiteka minisitiri w'iki ushinzwe iki umva ukuntu bimeze ubwo nabashinzwe iki urutonde rwose rw'abanyamuryango ba RPF baba bakurikiranye kuri liste ntabwo barusimbuka niba uzaba umudepite ni kuri rwa rutonde bagenderaho mpaka ushatse kuvuga buri wese yaba umudepite akaba na minisitiri ubuse ufite amashuri yatuma mba minisitiri amashuri yo yakugonga mbese urayafiteho ngenda yafite nayo kwa minisitiri bisaba iki areko man kino gihugu kireba kure ubwira barangije segonderi umva kino gihugu kireba kure na wa muhungu wagiye kwiyamamaza avuye muri komedi akajya kwiyamamariza harya barafinda oya da Sam ese ntabwo yagiyeyo Sam Imana izamuha ubuyobozi arabubereye nase Sam we ntafite atandatu yisumbuye gusa oya kwagira reka uburegera ngo usebye abantu gutya turi imbere gutya Sam afite kaminuza mwana nta muntu wajya kwiyamamaza ubudepite arangije mu wa 3 segonderi okay right twagiye tuvuye kuri Twitter yo ntabwo yikoresha tugeze kuri Instagram yiba Instagram ejo mu nibwo nayigiyeho ariko nabwo sindasobanukirwa ibyayo neza followers bangahe menye ni nka 7 ufite post zingahe post ntabwo nzi kuyipostingaho cyane ese this ramuna kwigisha irambona se uyu bashamari abantu bikigiye rero siga gufasha wenda gupfa iyo babona ukifite akabara wagira ngo uri muzima bati oya n'ubabonye wateye imbere batanya kugufasha Instagram yawe bakabona urabyisogeza 100 bamwe mu bantu b'ibyamamare dufite bagize 100 kuri bamaze kujya miliyoni ese wandebe ufite followers bangahe bari hose ndaje mugira bugejeje ndebera da wabona bariho nta kuntu waba utabafite usubira inyuma ni continue subira inyuma turebe aba followers ufite wasanga warujuje n'umubare wo kwinjiza utanabizi ugasanga ndabafite ubuse barihora nta numwe nta n'ifoto ufiteho nayo umbaze umaze ufiteho poste imwe ngiyi ni selfie nayo wifashe ushobora kuba wari uryamye numurebe ufite aba followers bangahe ufite aba followers ufite aba followers umwe 143 ahubwo ndarenze ufollowing abantu 215 nijye ubahereza ribona uraba following abagukurikirana 145 ni 145 abamaze kugukurikira kandi ufite posting urumva buri kiganiro cyose dukoze na followings abantu benshi sibyo ntacyo bitwaye n'abaforongura rero niba ugiye kugira ute n'abaforongura niba kuvuga ngo noze ambadusi yavuze ngo basabye ubaze ngo ndazibasaburuye umuntu witwa Kazungu Kabosi avuga yuko ari we muntu Meddy afite 1M miliyoni y'aba followers kuri Instagram my friend kubona followers kuri Instagram ni nko kubona subscribe kuri YouTube Instagram kubona followers biravunye Meddy niwe muhanzi wa mbere wujuje miliyoni y'abantu bamukurikira mu Rwanda ariko Meddy ararenze bikavugwa yuko Kazungu Kabosi ari wamugurishije uwo muyoboro koko se wumvisha icyongereza cya Kazungu Kabosi nta kirimo kabisa ko yigize injiji ariko icyongereza kizi yigize injiji icyongereza kizi tujye twemera aho turi mu mana burya umuntu agufasha bitewe n'ukuntu tujye twemera mwana arakizi ntacyo kabisa wenda abantu babikurikirane ariko nyine yagerageje nyine kijya kwitwa icyongereza ariko si cyo kijya kwitwa icyongereza pe ucyumvise kijya kwitwa icyongereza erega mwana abantu bavuga icyongereza hari igihe utukura urimo umuntu akakumva se Kazungu ubona umwana w'umubyanga bo ariko wa mugani ntabwo atagize nk'ubu nje nkivugira iringa rejo
ntaho ngaho mwatwa ati uko biri rimwe iruta zero. numwe mu bantu bafite Instagram na Twitter ikomeye cyane ndetse numwe mu ba influencer dufite mu Rwanda bakaze kazungu uriya mugabo ararenze mwana afite igikundiro afite ukuntu yatangiye ibintu kandi ariko nawe bimaze igihe bimazemo igihe yego manager wa zamani ujye umubona biravugwa yuko benshi mu bagiranije isura ye ngo ubwo yavugaga mu kiganiro ari kwa Tycoon ngo yamanaginze Meddy bati iyo sura yawe ntago ya managinga Meddy ntago bishoboka mu kiganiro yahamagaye Meddy baravugana atangiye kumubwira iby'inkunga n'ibiki abaramukubye mama kabwira iki yamuhamagana aramwitaba uyu mwana w'umujyangabo ubona atariteje imbere ego nyine gatinya uko urashoboye ntabwo uzi iki kintu se kivuga ngo tinya uko urashoboye kandi noneho uzi ko mu Rwanda ikintu kigezweho cyambere ari ugutwika so barambwira ko ari ibintu k'igihugu k'isi iri kugenda irangira gahoro gahoro niba umuntu azamuka wanga igitenge ngo natumye umugore igitenge uri kumva pastor iyo ndirimbo Bishop rwose nimba yagitafu ngo kubita kuri kakandi kubita ariko mwa abantu babuze byo baririmba ndakore kayenze ugiye gusebya gitafu kandi nani indirimbo ifite ubutumwa kuri wowe ariko ku bantu bose none yaravuze ngo iyi ni indirimbo yanjye ifite iki yiwe nyine ifite iki ubutumwa bwe nyine niba bukukiye umumaro nta kibazo ko giye ntabwo nkuyemo ntabwo umaze kumva nka kanga irandirimbo inshuro umaze kuyumva wowe ubwawe ushaka mu bwo butumwa ayumvisemo rimwe nabwo baposite Scovie AI bamukoze ari kubyina Scovie ariko ngo kubita kuri nuko nibwo nyiheruka nta butumwa burimo wewe warabwumvise kubita kuri kakandi agakize uragira mvuga kari murori gitafu ne wabisobanura yaravuze ngo ariko ngo niba Bruce Melody yararimbye izingizi ngo giye kukimwirukanya ku ndirimbo yanjye rero ubwo turi kugwiza abanya none se ntuza gisupusupu yaririmbye ni gisupusupu ni gisukari majari yaririmbye iki umukondo umukondo indobo igira umukondo sibyo rozwari igira umukondo ikintu cyose na radio zigira imikondo umukondo uhuriye he n'ibyo mwari muririmba katwikomereze kwakoresha imbuga nkoranyambaga akazungu ka boss tumuveho n'umusina makuru menshi umufiteho muri abo bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo n'abahanzi n'aba influencer umugabo Mr Irene bari kumushinja ubwambuzi kandi yagiye akorera online kugira ngo agire igikundiro we na Dumba bahoze bari inshuti aramwakira amutekera ariko nago kumvikana iyo umuntu azanye mu nkuru ariko ashaka kugira ngo nze kuvuga ibintu bitari byo simbyemera nago Dumba na Irene bari gupfa ubwambuzi bari gupfa ubuhemu bushingiye naga ari ubuhemu bari gupfa ubuhemu bushingiye ku bugambanyi no kushaka kumushirishamo azi neza ko Libe yamuhamagaje uko Emirene yisobanuye n'ukuntu uri kubivuga naho bihuri okay uri kuri ruhande rwa Irene rwa Dumba jewe ndi uhakana ubugora aragarama ari kuri Dumba ntacyo dupfa nta nubwo nzi ariko genda muzi kuko nda no umustar cyane ariko wanda nanjye nzi ariko hari igihe aruko adashaka no kumenya no kumvugisha Irene nawe ndamuzi hangiye twari Musanze yaje kuraba Mestina ba Dorcas yego Irene namukurikanye kuva kera buri cyatumye nkundire ngakura mukunda ni igihe yafashaga niyo Bosco yego ibindi byose yakora icyo mwibukiro cyiza cyambere yakoze ni ugufasha uriya mwana y'impumyi uyu munsi akaba ageze ku rwego rwiza mwibuke neza ko yamujyanye muri stu ajyaniye niyo Bosco ndamukunda ubwa mbere amuhuza na Aline Gahongayire wumve ko nayikurikiranaga yego niyo Bosco Irene aramufasha Irene rero kuzamuka kwe ariko wibuke ko nawe yaramufiteho inyungu yandikiraga bari abana b'abakobwa atabishuza inde niyo Bosco abandikira indi uvuga ibintu uzi kandi wabanje gutekerezaho neza niyo Bosco si umuntu warara ijoro kuko mu mutwe ntago ari la tete video mwana yarize
ngakora indirimbo ya mbere ikwandikire kaye nta n'ibihumbi 100 aragize gute ntago yahembwaga niyo makuru mfite ni nayo mpamvu yatandukanye na Mr Irene kuko yamucuruzaga akamukuramo n'amafaranga amucuruza feka atari ifarini umva mubwire buri muntu wese uzagufasha azagukenemo inyungu yego urye nawe agire gute arye yego ni Irene yinjiza na niyo boss kakinjiza ndumva nta cyakize gute kirimo shaka kubitindaho byararangiye makora arangiye niyo boss ko n'umuntu w'umugabo yatanze na shebuja gushaka Imana ishima ubu niyo boss karashatse ariko Irene nawe turi kumusenga ngo turi ko byakunda hagato twifuza amahirwe masanyamba Jessica Imana muzamuhira turabaza kubagera naze nta rushinge arushinga rwubake urugo rwo nzaruvugaho gukurikiraho hanyuma dumba ikintu cyamubabaje nuko Irene yafashe uwo bita Yamano we rizagwira Foreriye akamwicaza imbere ya kamera za Irene MI paya ubwo ni MI reka tugire MI numva ko hari n'abandi bazanye za ipaya nyinshi ariko turashimira Irene ko yazanye ipaya gatuma n'abandi bamenya ipaya n'abakiramana ipaya no kuvuga ngo afata Yamano amushyira imbere ya kamera baraganira Yamano avuga abantu yagombye gutanga n'izina rya Dumba rigera gute rizamo nikimara kuzamo Dumba byumvise arababara bitewe n'impamvu ebyiri ngiye kuvuga umusesenguzi bwanjye yego inshuti burya ziranamana iyo abantu bari kumwe ari babiri wirinda ko igisebo cyakura kuri mugenzi wawe Irene icyo Dumba mushinza nuko yahaye interview Yamano urumva akarenga kanavuga izina rye muri interview akamuganira azi neza ko ribu nawe isanisa yagira gute yamuhamagaza Dumba arababara Irene uko yisobanura avuga ko kubera ko Yamano atari yagambiriye gufata Dumba ngamushyire muri interview nk'inyungu ze bwite ko waba ari umutego yabaraguhema nk'umunyamakuru ako twazo gatindaho tukakarebaho ubwo tusabe Scovia akora akazi ashinzwe kuko Scovia ni ukuriye harya urubuga Rwanda Media Council rw'abanyamakuru urakoze cyane Scovia abikurikana abanyamakuru bavuga ngo batunguwe ngo bavuga inkuru batagize gute batatekerejeho Irene yisobanura avuga ko kuba yatanze interview kuri Yamano atari yagambiriye kuvuga nabi Dumba ndetse no kumukoza iki isoni ndetse no gutuma wenda ibyo avugwaho abantu bifata nk'imamo ndetse ngo babifate nk'aho Dumba yabaragize uruhare muri ibyo bintu Irene no kwisobanuraga azasaba imbabazi Dumba ariko Dumba ikigaragara yarababaye bitewe n'ukuntu yarabanye na Irene ndetse baziranye cyane kurenza uko twe tugize gute tubizi Dumba ubwe yarababaye aranarira ni umuntu w'umugabo kandi mukuru umwefero wese ukomeye cyane bamwe mu influencer dutemo bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ukomeye jewe mbona ukomeye n'aba Godfather Dumba azababaye ariko nawe wakumva ubabaye ubwo Irene amenye neza ko yakora umuntu ikosa ikiru gifite kuruta ikosa wageze gute wakoze bitewe nikosa kuntu ryari remereye Dumba yarababaye avuga ngo ni gute Irene tuziranye inshuti yanjye magara yafashe inkuru agashaka kisakara azi neza ko nanjye ngize gute nyirimo kandi isaha nahamagarwa yego turi ndenda kugeza ku musozo yego Dumba yaranaga impapuro z'urukiko nako zibirego nizo zose aho ngaho akarazisoma asubiramo areba ingingo zimufata areba ingingo zamufata n'ibyamurengera
aza gusanga nta kibazo agize gute afite, rikabona mikosa Emirene yakoze cyo gutanga televiziyo nk'iriya ko yari ashatse kumushyira mu muriro. Yego. Ndetse abahanga bo basesengura bavuga ko Dumba atekeza ko Emirene yari afite inyungu zo kwinjiza, ariko kandi yanjye nka rubanda rugufi nubwo mukomeye nta gukomera hakomera igihe murimo n'icyo kwisobanura, kandi umuri bwisobanure cyane ni Emirene. Ibi mbere Dumba yakoze akimara kumenya ko Puzzle Patrick yafunguwe, cyane ko yari yaracecetse mu gihe Puzzle atari yakagize gute yagafunwe, ko byavuga yuko Puzzle ari wafashe amafoto akayohereza nde Dumba. Rero ikintu twifuza nk'abantu b'abashuti banywanye baniyunge birangiye. Dumba we yakaniye nyuma y'imbabazi yasabye. Ese izira mbabazi Irene yasabye zamuvuye ku mutima cyangwa ni wa mutima w'uburyarya buri yose bamuvugaho? Abantu bose bamuvugaho ntago ari bose, ahubwo abantu bamwe bamuvugaho. Nekereza ko Irene niba bitari muvuye ku mutima nakabango kaburi ingaruka. Ko nubona hindiye kuvuga reka impindu. Na bintu nindi rukubihomberamo kuba Dumba ataragiye muri gereza, Imana ikamwigaragariza, Dumba akaba free, Puzzle none Dumba gatobora akavuga ikiri ku mutima we, ninde muntu abihomberamo? Turindira igihe. Katurindira icyo gihe. Ese koko byari bikwiye yuko Dumba atangira gucurira Irene ku biryo yamugaburiye muri Canada? Ntabwo yavuze ubwoko bwabyo. Ati naragutekeye ndakugaburi. Yaramutekeye nkuko nawe yaza mu Rwanda akamutekera. Abantu b'abagabo ntago bacyurira. Ako ngako ko nibaze kurengera bagerageze kubera isima. Niba naraje nkarya icyagiye uteka nkarya, kazabenyura ngo Peter ngo kuba umuhamagaye kasuzugura ngo nibyo namutekeye, ngo naga ari ubunyarwanda si n'ubupfura. Abayidawe dushitaba tunashimire cyane, ariko tunasuhuze Nzovu ahantu ari nifuje ko twaganira, ariko ndabura. Uriya musaza Imana imutungiye kuri YouTube. Bo batuba dushime Imana Puzzle wuno, ariko ntabwo birarangira kuko iri mu minsi 30 ushobora no gusubiramo uko zikosa, kuko iperereza riba rigize gute riba rigikomeje. Tunashima Imana kubwa Mucoma wagiye hanze. Yego. Kubwana ari kumwe na Segiko Fred. Kuba Imana yabafasha bakava mu gihome, agenda bakosora amakosa yabo kugira ngo ejo batazisanga mundi murongo uko umugabo mbwaseka imbohe. Yego. Dumba rero na Irene biyunge. Akose biyunge kuba Irene yeme agasaba imbabazi. Irene akomeza asaba imbabazi. Ese koko suko yeme aca mu gikaravuga impamvu. Yego. Araryemera ko yakoresheje yamano wo bitari rizagwira fororiye. Byaramugwiriye umuhungu. Byaramugwira ko nawe nta muntu udaseba, nta muntu upfa adasebye. Nawe ubwo igisobe kirakurindiriye. Yego. Nanjye narasebye byararanye. Oya da. Biza birutana. Oya binawame. Umuntu asera muri primaire cyangwa akajya secondaire. Nekereza ko uyu Irene kugira ngo asimba imbabazi yariyeme ko yakoze iki ikosa. Rero igikwiriye ikosa ntago rikosorozwa n'irindi. Navugisha ukuri ku buvandimwe Dumba baganire, then noneho baniyunge ubuzima bugere gute bukomeza. Ntekereza kimwe nababwira cyo manze nshimire abantu bibutse ko twica kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, hamwe mu bantu bafite amasare bakora mu bukwe ku munsi bafite ubushobozi bwo kwakira ubukwe ahantu hatatu, habiri muri Jardin na hamwe muri sare hari n'indi sare ya kane ishobora kwakira ubukwe bw'abantu bageze kuri 300. Amanama menshi abera hano kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, ndetse na training agiye atandukanye. Bafite restaurant nziza, bafite bar nziza, igikoni cyiza, buri kimwe cyose cyaho kiri perfect. Peter n'amahumbezi amafu yaho hararyoshye, bihari indabo nziza zihari, naho wasanga icyondo nuko kanagira ahantu heza,
ahantu hasukuye hahora isuku Yeah. none kino kishimisha abakozi batanga keyamwa Of urinja course. bakakwakira neza umutekano ni wose wakwinjira hese wavogera ute se parikingi noneho ize wiparikira imodoka yawe bamwe batazi gukata ahantu hato ni ukuzegura n'ikibuga Yeah. ni uguparika rwose ukumva uratuje aho ni Centre Pastoral Notre Dame de Fatima twari tugeze ariko Peter ndagira ngo Musanze. hani Musanze mu marembo ya stade ubworoherane y'akarere ka Musanze Peter hafi ya kiliziya yego ugeze ku kiliziya ushobora no gusenga wicariye muri Centre Pastoral rwose padiri basoma misa muri kuyumva noneho ni byiza cyane Peter ndagira ngo tugaruke kuri aka kantu tugana ku musozo icyo bita TikTok ari nayo dusorezaho kuko twe twatangiye tuyivuga ariko nanashaka ko tuyisorezaho kuko nirwo rubuga none abanyarwanda benshi bagezeho TikTok ni urubuga rukoreshwa n'abakozi bo mu rugo yego ni urubuga rukoreshwa n'abakozi bo mu rugo abazamu abasekirite abantu bari gusabiriza abanyonzi n'abamotari nta musirimu wasanga kuri TikTok nibyo oya Bruce Melody ni umukene noneho se bari gusabiriza kuri TikTok ntiwabonye ko babimukuye nawe akabigabanya yatangiye gusabiriza koko sikabona bahinduye tekinike wamuza n'amagifuti teo ariko dane muhuri ko usabye ugahabwa undi bitwaye iki abantu bose niko basaba agahabwa ubona TikTok imariye abanyarwanda benshi namyeka ko namaro mwinshi iratanga ariko wenda gahoro gahoro bizagenda ko ziri kuba monetize TikTok nayo ni urubuga rukwiye gukurikiranwa hakiri kare kuko umukozi arakaranwa na shabura gatabishyira he hanze merutse kubona muri filime ari gutukana Mitsutsu na Kiraman yego mbona uriya niba ari Jojo wakoreshaga uriya niba ari ikintu gikira uriya mugabo warasera n'uyu mugore ngo ntago yamuhembaga neza urumva nawe aza apostinga atukana bari guserera aha n'akandi kavutse bari gucururiza kuri TikTok inkweto n'imyenda no gusenya kuri TikTok ari uwo musoro kamececetse mutagira ngo ndabaraburisha mu byo gusenga amasengesho yadutse kuri TikTok ya live aya masengesho ari gukorwa cyane n'abagore n'abaki bose ibi bintu byizeho binganiye ntabwo nabunyangamugayo burimo nta nubwo mpamya ko ari byiza mu gihe leta itabikurikiranye kuko hari message harwanuga kuri gutambuka kuri TikTok bikarangira abantu bahemba amakoteti babishyize hehe kuri YouTube yego noneho ugasanga jye nahaye message y'ubuhanuzi Google birashobora ko yari nziza yari na nzima ariko nahitanga kubera ko nta bwenge burimo bigatuma Google amenyekana mu buryo butari bwiza rero ikintu dusaba abazikoresha abakoresha TikTok abapasiteri ababishopu bariho abahanuzi bariho bavuga ubutumwa bariho ibintu umenye neza ko naho nimukora amakosa naho ribi itagera naho amateka atagira gute atagera upfa kuwukora mu gihugu bakurikiranwa dukora ibintu neza niba mesaje tugiye kuzitanga tuzitanga mu buryo bwiza hatarimo kuzitanga mu buryo bubi kuko ikintu cyose mesaje watanga ubuhanuzi bwose watanga bugasenya society nyarwanda ntabwo bavuye ku Mana ya umuntu asiyatanga ubutumwa bwirukanwa wabonye nk'ubutumwa Badrama yatambukije atuka ubuyobozi bw'u Rwanda Dani kosa kabisa urabona ko imbuga nkoranyambaga ziri kwirukanka cyane bari kandi none urebe byamamaye cyane kuri TikTok ibintu Badrama yavuze byasakaye kuri TikTok yego niyo yabisakaje cyane rero birasobanuye ngo imbuga ari ikindi ndasaba leta mu gihe umuntu yakiri inkuru itari nziza ivuga ku gihugu kucyo yisakaza abo nabo bajya bahanwa nk'uko usakaza ishusho y'umuntu wambaye ubusa ugahanwa n'umuntu nabona umuntu uvuga nabi igihugu cyacu akabisakaza bajye bamuhana right mbashimiye inshuti bakunzi mwaduteze amatwi nambashimire tugiye kuzuza ibihumbi 40 nteke z'iki kiganiro kiraba cyujuje
kirajya kujyaho 40,000 by'abasabu baraba bamaze kuzura. Nshimye aba diaspora mukomeje kutwandika mukatwereka ngaha kuri Iris Rwanda nkafata igikombe twahawe na YouTuber nkagifata neza. Hano hari ihene iziritse imeze neza sibyo, wanyambitse umwenda wa Iris Rwanda. Ariko uziko nkora ibinagano kuri Iris Rwanda, reba nkaba irambona baba bamajire nk'aba staff sibyo. Ariko je nukuza nirwanyeho rero nanjye muzashakire je umwenda wa Iris Rwanda wambare nk'umuntu erega burundi umukozi wa Iris Rwanda. Ibyo ndabyemeye n'abadukurikiye rwose hasi donation. Ubwo yemera ibintu natabikora mukurikirane mu mvuganire ubwo murakoze cyane. Nababwira ngo tugiye kuzuza 40,000 nambashimira uriyo muri ukomeze kutwerekamo urukundo. Mu minsi yashe twarasinze ariko mu kubona ko twahagurutse naje nambaye udasubira kwambara inkweto zifunze, nzaye nambara inkweto zifunze. Kandi mbashimire rwose Imana ibahereza umugisha. Abadukurikiye hari abantu mwanyandikije ejo bundi mbona urukundo mwanyeretse, nimwe mwanteye imbaraga zo kugira ngo nkomeze muri ibi bintu. Hari ncika intege umwanzi satani akante, ariko mbabwire yuko mpari namwe muhari, tuzakomeza dufatanye tubagezeho ibintu byiza. Hari byibona twakosora mu byo dukora byose, twandikire kugira ngo tubashe kuba twabikosora. Peter tugushimiye cyane, Imana igumugisha. Namwe ndabashimiye. Abakoresha imbuga nkoranyambaga twavuzeho nta mutima mubi, nubyo kugira ngo turebe ko ibintu byagenda neza. Ubuse mwabonye ukuntu Sabe mwamuvuzeho, mwabonye aba viewers ukuntu bagiye bagabanuka kandi namwe mubireba. Uyu munsi none rero Irene ni ugezweho mu kuvugwa, ejo wasanga nabo aba followers we bagabanutse, dore ko gukora unsubscribe ari ibintu babyoroshye, gukora unfollow ni ibintu babyoroshye. Nyabuneka imbuga nkoranyambaga muzikoreshe neza. Nabonye Kazungu ka boss yibasiye Medi avuga ko yamugurishije umuyoboro wa YouTube channel. Nawe rwose uje ushobora kubona Medi bimugeze izindi garuka wanamuhamagaye mu kiganiro bigeze aragukupa sebo kwa muziranye na Medi akanabasha no kukwitaba. Ariko tugerageze dukoreshe buryo bw'imbuga nkoranyambaga busa n'abandi bantu bunakana bubahaka, aho kugira ngo dubikore tubasenya. Kandi mukomeze mudusengera abantu mukizera ko Imana iriho kandi ikora ibitangaza n'imirimo. Mudusenge tubashe natwe gutera imbere, bizanshimisha ko natugeze ku 100,000. Imana ibahe umugisha.